Reka mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza cyane mwebwe mwese mudukurikiye, ni karibu cyane hano kuri Inema TV ku nkuru zacu ndetse no ku biganiro byacu bitandukanye. Uyu munsi rero ngufitiye inkuru y'urukundo nziza cyane, ndizera ntashidikanya ko utagomba kuyicikwa. Inkuru y'urukundo y'uyu munsi tuyitangiranye n'umukobwa witwa Victoria, aho yari yicaye arimo aganira na mama we, ari kubona rwose batarimo guhuza habe na gatoya. Victoria nyirakuru mbere y'uko apfa yari yarasize amusigiye imitungo myinshi irimo amafaranga menshi cyane, ariko yarasize yanditse yuko iyo mitungo yose agomba kuyibona ari uko amaze gushyingirwa. Nyirakuru yangaga yuko ayo mafaranga yaza yabona akiri umwana, nuko agatangira akayapfusha ubusa. Victoria rero muri icyo gihe yari amaze kuba inkumi ageze igihe cyo gushyingirwa. Ikintu atumvikanagaho na mama we yakomezaga amubwira ko atazamwemerera nashyingiranywa n'umusore w'umukene. Nuko Victoria akamubwira ati ariko se mama, uragira ngo nkore iki koko? None se waretse nkazahitamo umuntu nkunda akaba aricyo kintu nzashyira imbere, aho kugira ngo nzashyire imbere amafaranga n'ubutunzi. Mama we agakomeza amubwira ati erega ibyo ntabwo byashoboka, ugomba kuzashyingiranwa n'umugabo w'umukire uzagufasha kujera ayo mafaranga. Nuko Victoria akamubwira ati ariko se ndi kwibaza nyine, uwo mukire kuko naramuka ahari ariko atankunda by'ukuri, ariko hari umukene unkunda, nzakora iki muri icyo gihe? Mama we agakomeza amubwira ati ariko se ubundi kubera iki umukene uri kumutekereza? Rwose ntibikugore, hano mfite lisite y'abasore natoranyije, ntago nabyifashije, nashatse abandi bantu nuko nyine baramfasha, tureba lisite y'abantu b'abakire b'abaherwe bafite amafaranga mushobora kubana. Victoria biramutungura ati ariko se mama, koko naho bigeze? Mama we aramubwira ati yego niko bimeze nyine, erega ntago nkeneye umuntu ushobora kubana n'umukobwa wanjye amukurikiyeho imitungo. Njyewe umuntu nzemera ko mubana ni umuntu ufite ubushobozi, mbese atari wowe warambirijeho. Sinshaka umuntu uzaza gutuburira umukobwa wanjye. Victoria ati ariko se ubwo koko urakomeje? Mama we ati erega niko bimeze, ngiyi lisite ngaho, ngwino usome witoranyirizemo urebe uwo bishoboka yuko mwabana, nugira amahirwe akakwemera ubwo nyine azaba ari uwo. Victoria ati mama ibyo ntabwo bishoboka rwose, ntabwo njyewe nshobora gushakana n'umuntu ngo nuko ari umumiliyoneri gusa, ibyo ntabwo bihagije rwose mama, ndakwinginze ibi bintu bireke. Mama we akomeza kumubwira ati ubwo nyine niba utabishaka, udashaka kunyumvira, ubwo nawe imitungo yawe nyine ntayo uzabona. Victoria yabitekerejeho, atekereza ukuntu akeneye amafaranga ngo yitangire bizinesi, nuko abwira mama we ati mama ndabyemera, ariko ntabwo aba bantu bose nagenda ngo mvuge ngo mpisemo uyu, ahubwo mpa amahirwe aba bantu nzabonane nabo, nzabashe kurebamo nibura uwo bafite umutima mwiza kurusha bose, ndebemo nibura umuntu waba ufite umutima w'urukundo. Mama we ati ibyo ntacyo bitwaye rwose, uzabigerageze, gusa nawe ndaguha igihe ntarengwa. Nuko Victoria abwira mama ati ariko mama kubera iki ukomeje kungora koko, ko numva ibintu byose urimo ushyiramo amananiza? Mama we ati rega nta mikino ihari, kandi byose ni wowe ndi kubikorera, ibi byose ni ukubera ejo hazaza hawe. Victoria yatangiye gushaka ukuntu yazahura n'abo bantu. Ku munsi wa mbere yahuye n'umusore w'umuherwe wari kuri iyo lisite witwa Eric. Babonana, Eric yari ari muri game yarangariye muri telefone ye, nubwo bari bicaranye bari kumwe ariko wabonaga nta mwanya na mukeya yamuhaye, yakomezaga yikinira. Nuko atangira no gusobanurira Victoria ukuntu iyo game ikinwa. Victoria ariko yari yamuteye ubwoba, yabonaga ari umuntu udaseka, umuntu utari social, mbese umuntu uteye ubwoba cyane, bigoranye kuba mwanamarana n'akanya. Victoria yakomezaga yibaza igihe bari butandukanire, nuko bikamuyobera. Ikintu cyose yamubazaga yamusubizaga mukankamira cyane, ubwoba bukamwica. Yatangiye kwiheba, atari ko sabe n'abantu ki mama rwose ashaka ko mpura nabo. Yatangiye gusenga ati ariko mana wambabariye rwose, nkabona amasaha ararangiye turatashye.
Hashize akanya yagize Imana abona wa musore agiye mu bwiherero, nuko asigara yiruhutse. Umuseriveri yahise aza, nuko aramubwira ati ese umeze neza? Victoria arikanga ashigukira hejuru ati yego meze neza. Umuseriveri nawe yarabibonye rwose yuko Victoria ashobora kuba ari kumubeshya, nuko aramubwira ati ese nta kindi kintu mwaba mukeneye? Victoria gukomeza kwifata biranga ati ndashaka gutandukana n'uriya mugabo rwose, njyewe byandambiye. Umuseriveri ati kubera iki? None se uri mu byago ngufashe? Victoria ati ndumva nava aha hantu, none se ubu koko nkora iki? Ndumva nshaka kwigendera. Wa museriveri yahise abwira Victoria ati nta kibazo, nubona uriya mugabo avuye mu bwiherero utangire wikandakande mu nda uvuge kuri kubabara, ndahita ngufasha nkwereka ahantu uba uryamye nuko abanza agende. Victoria yaravuze ati ariko koko uziko ari byo? Eric akihagera rero Victoria yatangiye gutaka cyane ati mu nda haranyishe, mumfashe meze nabi. Nuko Eric ati reka tukujyane kwa muganga rero. Victoria ati ibyo ntago ari ngombwa, ibi ni ibintu bisanzwe bimbaho, mbonye ahantu njyamo akanya gatoya nkaruhuka byashira. Wa museriveri witwa Henry yahise aza aramufasha ati ngwino nkwereka ahantu uba uryamye. Nuko Victoria aragenda aba yiryamiyeho gato, yabwira Eric ati erega ubishatse wakigendera, kuko ibi ni ibintu biri bakanya gatoya bigahita bishira, reka ne gukomeza kugutakariza umwanya kandi wowe ufite ibintu byinshi ugomba kwitaho. Eric yahise yigendera koko, nuko asiga Victoria aho ngaho. Akimara kugenda Victoria yatangiye kwisetsa, nuko ashimira Henry ati urakoze cyane kubw'inama ungiriye rwose, numvaga nabangamiwe cyane kandi rega ibihe ndi gucamo birankomereye cyane. Henry yashatse kumubaza byinshi ariko Victoria yanga kumubwira, nuko aritahira. Ku munsi wakurikiyeho n'ubundi Victoria kubera ukuntu yari atangiye kumenyana na Henry, abantu bose babwiraga ko ariho bagomba guhurira. Icyo gihe n'ubundi niho bahuriye kuri ya resitora Henry yakoragamo. Umugabo wakurikiyeho yari umusaza rwose ubona amurusha nk'imyaka 30. Victoria amwitegereje ubwoba buramwica. Ati mbabarira nkubaze Mr. Andrew, ufite imyaka ingahe? Andrew ati urashaka kumenya imyaka yanjye se? Ati nshobora kuba nkurusha nk'imyaka 35 cyangwa 40 nka gutyo. Victoria ati biratangaje cyane rwose, njyewe ndabona waba uri nka papa wanjye. Nuko Andrew aramubwira ati rwose ntundenganye, mama wawe yambwiye ko yamboneye umukobwa mwiza cyane. Rero nta gitekerezo na kimwe nigeze ngira cyuko uwo mukobwa yambwiraga yaba ari wowe cyangwa se yaba ari umukobwa uri mu myaka nk'iyawe. Nanjye rero birantunguye cyane, wowe ubundi uri mu myaka nk'iy'umuhungu wanjye. Cyeka niba ahubwo naguhuza n'umuhungu wanjye. Rwose Victoria nubwo uwo mugabo yari umusaza ariko yari yakunze umutima we mwiza, nibura we yumvaga yuko kuba yashyingiranwa n'umukobwa ungana nk'uko Victoria yanganaga ari ikibazo gikomeye. Henry aho yari ari wa museriveri yarebye umusaza uri kumwe na Victoria, akomeza kubona nanone Victoria adatuje adatekanye, nuko atangira gutekereza icyo yakora. Bakiri aho bagiye bumva Henry aje yiruka abwira wa musaza ati yibaba we si we waparitse hariya, uzi ko imodoka yawe itokesheje? Wa musaza Andrew ahita ahaguruka yirukanka ati imodoka yanjye se yabibaye iki? Reka njye kureba rwose. Yahise agenda yirukanka, nuko Victoria nawe asigara aho ngaho atangira kubaza Henry ati bigenze bite? Niki kibaye ku modoka ye? Henry wa museriveri araseka cyane ati Victoria rwose imodoka imeze neza, nta n'ikibazo na kimwe yigeze igira, ahubwo mbikoze kugira ngo uriya sogokuru yigendere, nabonaga bitangiye kukubera nk'ibyabaye ubushize. Victoria arishima ati ariko Henry rwose ntago usanzwe, buriya ntago uzi ukuntu ntabaye, nari ntangiye kubura icyo nganira n'uriya musaza,
nubwo nabonaga ari umuntu mwiza ufite umutima mwiza, ariko rwose nari natangiye kubura n'ikintu namuganiriza pe. Rwose urakoze cyane. Henry yahise amubwira ati hariya hari ibyo kunywa biba byasagutse, ubishatse waza ukaba winywera tukaba tunaganira. Victoria akomeza kumushimira ati urakoze cyane kuntabara. Mama wanjye koko atinyuke ampuze n'umuntu ushaje kuriya koko. Ubanza rwose mama nawe yarataye umutwe. Henry biramutungura ati mama wawe se niwe wapanze iriya blind date imeze kuriya? Victoria ati yego, mama wanjye afite liste ndende y'abagabo ashaka kumpuza nabo rwose, ariko ndabona bitangiye kunsaza. Henry ati ko numva ari ibintu se by'ubugoryi, ibyo bintu bimeze bite? Victoria ati ibi nabikoze rwose numva ari bwo buryo bwiza, aho kugira ngo mama ampitiremo umuntu ntanazi, byivuze numvaga nabanza nkahura n'abo bantu ashaka yuko twashyingiranywa, nkabanza nkareba niba harimo nibura n'uwo nakunda. None rwose ndabona bitangiye kumberera inyatsi, ariko ngomba kubikora uko byagenda kose. Ntago nzahitamo umuntu tutanahuye, nibura ngo mbanze menye n'ukuntu atekereza. Henry ati reka twizere ko nibura uwo muzahura ubutaha ari umusore uzishimira. Umugabo wakurikiyeho nawe rwose Victoria yabonaga nta kigenda, yatangiye kwibaza kuri liste ya mama we, abona ibyo bintu atazabivamo. Atangira kwibaza ati ahari uwashaka ubundi buryo. Victoria yasubiye kureba Henry, nuko aramubwira ati Henry rwose nabonye uri umusore w'umuhanga kandi uzi no kwitegereza, ndumva noneho nkeneye kumfasha. Henry ati nkagufasha iki se? Victoria ati urumva nyine mu bantu bose tugomba guhura rwose pe, abenshi maze kubona nta kigenda, kandi urabizi ko nahisemo ko tuzajya duhurira hano. Rero nk'uko umaze kubikora inshuro ebyiri ukantabara, ndagira ngo n'ubundi ubikomeze rwose. Nuzajya ubona nabihiwe uzajya uhita uvuge wenda ko imodoka zabo zigize ibibazo, amazu yabo yahiye, mbese nyine uzajya ushaka ibintu uvuga kugira ngo dutandukane. Rwose ndakwinginze. Nuko Henry ati rega, ati natangiye kubikora cya gihe mbere, ariko nyuma nageze aho mbitekerezaho mbona nshobora kukuvangira, wenda hakaba hari nk'igihe nzabikora kandi wenda uwo muntu muri kumwe wamwishimiye. Victoria ati ariko ndakwinginze, nawe uko ungana uko ntabwo washobora kuyoberwa umuntu naba nishimiye n'uwo naba ntishimiye. Rwose nibiba ngombwa tuvugane ku buryo nzajya nkwereka sinye ikwereka yuko uwo muntu ntamushaka, nuko uzajya uhita ushaka ikintu wakora kugira ngo uwo muntu agende. Henry ati ariko se Victoria, hano kari ku kazi kanjye kariho nkorera, kari bwo buzima bwanjye, ubwo nindamuka mbikoze ari nk'umubosi bakagufata nuko bakazanyirukana, ibyo bintu ko kurumva nzabicika? Victoria ati rega humura ntacyo uzaba, ndakwinginze rwose wowe komeza umfashe. Henry ati ariko se ubundi ni ukubera icyo urimo gukora ibintu nk'ibi koko? Ibi birarenze ku mukobwa mwiza nkawe, kuki uri kubikora? Victoria abanza kumwenyura ati se koko urabona ndi mwiza? Henry ati oya, wowe subiza ikibazo nkubajije. Victoria yatangiye kumusobanurira muri make impamvu ya byose. Henry ati ariko se ni amafaranga angana iki ari mu kugukoresha ibi bintu nk'ibi koko? Victoria ati ni amamiliyoni menshi cyane, nanjye nyine singomba kuyahara. Henry ati amamiliyoni angahe nyine? Nako sorry, wikirwa ubimbwira. Yego nibyo koko, ndumva ari amafaranga menshi nyogokuru wawe yagusigiye, ugomba kuyahabwa nibyo, ariko se nta bundi buryo wayahabwamo? Victoria ati nta bundi buryo nkeneye kuyabonamo kuko mama yararakaye cyane, yambwiye ko nintubahiriza amabwiriza ye atazigera yama. Henry ati ariko se bivuze ko noneho nuhitamo umugabo umwe mu bo mama wawe ashaka mugashyingiranywa,
nyuma ntibigende neza mugakora divorce, nabwo ayo mafaranga uzayabona? Victoria ati cyane rwose, wowe mfasha nzaguhemba, nzakwishyura kubw'igihe cyawe. Henry ati yego nzagufasha. Victoria yakomeje kujya ahura n'abandi basore n'abagabo benshi batandukanye. Henry nawe yabona nta kigenda, nuko agahita ashaka uburyo batandukanye. Batangiye kumenyana, batangira no kuba inshuti cyane. Batangiye kujya bamarana umwanya munini cyane bari kumwe, kuko nko mu gihe Victoria yabaga ari kumwe n'umugabo, Henry akabona yabangamiwe cyane akamufasha kumwirukana, umugabo yamaraga kugenda, hanyuma Henry na Victoria bagasigara bari kumwe, bakaganira, bagafashanya, akamufasha gukora imirimo yose. Victoria yakomeje kwitegereza ukuntu Henry akora cyane. Henry ibintu byose niwe byabaga bireba, yaratekaga, agaseriva, akaranja ibintu by'aho ngaho, mbese bisa nkaho buri kimwe cyose cy'aho ngaho ari we cyarebaga. Rimwe yaramwegereye nuko aramubaza ati Henry, nari nzi ko uri umuseriveri gusa, ntabwo nari nzi ko uri n'umushefu. Henry ati njyewe ndi umutetsi mwiza cyane, mama yarabinyigishije, ndabizi cyane rwose, ngaho ryaho nko kuri ibi ngibi nari maze guteka, hanyuma wumva ukuntu bimeze, biraryoshye cyane. Victoria yariyeho nuko yumva ukuntu bimeze, nuko arumirwa kubera ukuntu byari biryoshye. Nuko aramubwira ati ariko se koko niwe wabitetse gutya? Henry ati yego, amasomo ya mama niyafashe neza cyane. Victoria ati ariko se kuki uzi guteka gutya ukabona seriva, wajya uba umushefu gusa? Henry ati erega urumva nta diplome mfite mu byo guteka, rero urumva yuko nta n'uwampembera ubushefu kandi nta degree yabyo mfite, ariko ntacyo bintwaye kuko mbona tips nyinshi cyane, n'ubundi nenda kugeza ku mushahara w'abashefu. Victoria yakomeje kubitekerezaho ati biratangaje cyane, Henry rwose afite impano, arakora cyane, rimwe na rimwe ataha nijoro cyane, akenda kurara mu kazi, ariko bosi we ntabyiteho ngo amuhembere umushahara nk'uwakwiye rwose, amuha udufaranga dukeya, amuhemba nk'umuseriveri kandi akamukoresha imirimo yose. Ibi bintu rwose ntabwo ari byo. Victoria yakomeje kubitekereza ati erega ugomba kugira ikintu bikoraho. Henry aturumva nakora iki se? Victoria atugomba kugira ikintu ubwira bosi wawe. Henry ati bosi wanjye nta kintu na kimwe nakirirwa mubwira, ibyo nkora byose nawe arabibona, ntabwo ari wa muntu upfa gusaba ikintu ngo akiguhe ku buryo bworoshye. Henry byatangiye kumujyana kure cyane rwose, atangira kwirinda kugira ibyo bongera kubivugaho, ahita abwira Victoria ati buretse gatoya hariya hari ameza ngomba gusukura ndaje. Henry agarutse, Victoria yashatse kugarura icyo kiganiro, ariko Henry arabyihunza burundu. Ikindi gihe noneho bosi wa Henry yari ahari, nuko atangira kuganiriza Victoria kubera ukuntu yakundaga kumubona, nuko aramubwira ati ariko ushobora kuba uri umukiriya w'imena. Victoria ati cyane rwose, njyewe ndi umukiriya wanyu. Bakomeje kuganira, Victoria yabonye batangiye kuganira neza, nuko aramubwira ati ariko se bosi, ngira icyo mbisabira, birashoboka ko Henry yareka indi mirimo yose ya hano akaba umushefu, ko nabonye abishoboye cyane. Bosi wari wahuje urugwiro na Victoria bitangira kumurakaza kuko yabonaga ari kurengera, nuko ahita asimbukira Henry ati Henry, ubundi uyu ninde mu buzima bwawe, ni muntu ki? Henry ati bosi, rwose wowe ni umuntu ushaka kunshyira mu bibazo gusa. Bosi ati icyo navugaga ni ukubera icyo ari kumbaza ibibazo nk'ibi ngibi, yumva bimurebaho iki? Niwe wamutumye? Henry ati rwose bosi, njyewe nta kintu na kimwe nigeze mutuma. Nuko Victoria ahita avuga ati rwose bosi ntimunyumve nabi, icyo navugaga Henry akora imirimo myinshi cyane irenze, ndi umukiriya wa hano byose mba mbibona,
rwose mubishatse mwamuha poromosiyo. Boss ararakara ati umva muko, resitora ni iyanjye nyiyobora uko mbishaka, wowe rero guma kure yabyo rwose wibyivangamo. Victoria ati nyamara byaba byiza kuri business yawe Henry uramutse umupromotinze. Boss atariko byo nabikora nte? Nta zina, nta degree, nta experience, ni umunyamahirwe no kuba naramuhaye akazi hano. Victoria atariko boss nawe ushobora kuba rwose ukunda amafaranga cyane. Henry biramurakaza ati Victoria wagejeje aho, uzi ko uri kubwira ari boss wanjye. Boss nawe ati Henry wikivugisha gutyo, niwe wamutumye ngaze kukuvugira sibyo? Henry ati nukuri ntago ari byo boss, rwose ntago ari njye wamutumye. Boss ati mu minsi mike ishize waje kundeba unsaba ibintu nk'ibi ngibi ngo nkugire umushefu sibyo? Ntubyibuka? Henry ati yego nibyo byarabaye, atari ko mumaze kubimpakanira rwose narabiretse nta n'undi muntu nigeze mbwira yuko nigize nza kubigusaba. Boss ati ni wowe rero wamutumye nuko udashaka kubyemera. Nagusubije yuko bitazashoboka, none wantereje inshuti yawe ngikuvuganire igusabire. Victoria aterega ibyo rwose ndimo kugusaba nuko nabonye ko abishoboye. Rekeraho gukomeza kudashaka kubyumva kuko nawe urabizi neza yuko abikwiriye. Boss ararakara cyane ati urabizi ndumva boyfriend wawe umukomeyeho wa mukobwa we, ngaho mufata umujyane ugende umwihera akazi. Niba rwose udashimishijwe n'amafaranga njyewe muhemba, mujyana umuha akazi, kuva uyu munsi ntakiri umukozi wanjye. Henry byaramucanze ati boss koko se urakomeje? Boss ati urirukanwe Henry, kuva kuri uyu munsi rwose ntabwo ukiri umukozi wanjye. Hari amamiliyoni menshi y'abantu bakeneye akazi k'ubuseriveri, aka kazi karakenewe cyane, ntugire ngo kuba ugakora ntihari abandi bakabuze. Ngaho genda wenda nzabona undi gashaka uzi agaciro kako, mwembi kandi munsohokere muri resitora. Bakomeza gusaba imbabazi bati oya ntago rwose wabidukora ibi bintu. Basabye imbabazi ariko bibi byose. Bageze hanze Henry atangira kubwira nabi Victoria ati Victoria ndakeka noneho ubu ngubu wishimye. Nakubwiye ko ntashaka gusaba boss ibi bintu, ni gute we watinyutse kubikora koko? Ni gute wangambanira? Victoria ati rwose ndakwinginze mbabanira Henry, nabikoze ngira ngo ngufashe, yagombaga kukugira umushefu rwose. Henry atariko ntago byari itegeko, njyewe mba ngomba kugenda gake kuko nta mitungo nasigiwe nkawe. Victoria atariko nanjye nagufashaga. Henry ati ceceka se, mfite fagitire nyinshi ngomba kwishyura, mfite ibibazo byinshi ngomba gukemura, none ubu ngubu nta kintu na kimwe nsigaranye. Victoria akomeza gusaba imbabazi, Henry ariko akomeza no kurakara cyane, batangira no gucyurirana ati erega nanjye nagatangaye, ubundi umuntu nkawe ni iki kindi yavuga? Umukobwa w'umutubuzi gusa ushaka kurya amamiliyoni y'abantu atakoreye. Victoria ati ariko se njyewe ndi umutubuzi gute? Henry atariko se niyo uri guteretana n'abagabo b'abakire ngo uzatwara amamiliyoni yabo, none se ntuzatwara utayavunikiye? Ntago rero uzi ukuntu kubona amafaranga bivuna. Njyewe nawe turi mu isi zitandukanye, igendere wikomereza ubuzima bwawe, nta nubwo nagombaga kuba inshuti nawe. Batangiye kubwirana nabi barashwana, nuko igihe kigeze baratandukana. Bamaze gutandukana Victoria yatangiye kwibaza ati ariko se koko nakoze ibiki? Burase sinangije ubuzima bwa Henry. Mu minsi yakurikiyeho Victoria yagerageje kumvisha boss wa Henry ko ibyo yakoze byose atari Henry wari wabimutumye, ariko biranga bibu by'ubusa. Muri ayo majoro Victoria ntago yasinziraga, byaramunaniraga cyane kubera ukuntu yatekerezaga ukuntu yahemukiye Henry. Yatangiye kwandikira amaresitora atandukanye abasaba akazi kugira ngo arebe ko yaboneramo umwanya Henry, ariko arakabura.
Yatekereje ukuntu mu bantu bose bari bamaze guhura wa musaza witwa Andrew yabonaga asa nkaho ari we muntu muzima ufite umutima mwiza, nuko aramwandikira amusaba amafaranga y'uko yamufasha akamuha igishoro agatangira resitora ye. Ariko nawe ntabwo yahise amusubiza muri ako kanya. Byakomeje kumucanga, atangira gushaka ukuntu yafasha Henry ariko abura igisubizo na kimwe. Yatangiye gutekereza ati nibura wajya kureba Henry tukanabiganiraho. Ku munsi wakurikiyeho yahise ashaka aderese za Henry nuko ajya kumureba. Yagezeyo asanga Henry arimo gukina n'abakobwa babiri bakiri batoya. Atangira kwibaza ati bariya se ni bantu ki kuri Henry? Buriya se ni bashiki be? Buriya se ni bantu ki? Henry yahise akubitana n'amaso na Victoria ati Victoria urakora iki hano? Victoria ati narinje kukureba, nari nguhangayikiye cyane. Ubushiki bwa Henry bwahise buseka butangira kongorerana buti gehe yaramuhangayikiye, ubanza ari sheri wewe. Bwarongoreranye buraseka cyane. Henry arabubona ati muceceke vuba kandi muhite mujya no mu nzu. Bagiye mu nzu nuko Henry na Victoria basigara baganira bonyine. Henry amusaba imbabazi ati baradiranja cyane, barani bashiki banjye, ntago nigeze mbakubwiraho, gusa ni njye ubarera. Victoria ati ababyeyi banyu se babahe? Henry ati barapfuye, bakoze agisida bose bahita bitaba Imana, ni mu myaka mike ishize nyine byabaye. Victoria ati niwe wita kuri famiye yanyu wenyine? Henry ati yego. Victoria byatangiye kumuhangayikisha cyane. Henry aramubwira ati Victoria tuza rwose byikujyana kure, ndabizi neza nubwo ndi mu bibazo ariko bizagira aho bikemuke. Victoria ati wimbwira gutyo Henry, ndi inyamaswa, nangije ubuzima bwanyu, ndi ikigoryi, bose simba naramubwiye ariya magambo yose. Henry ati nta kibazo Victoria, humura byose nzabicamo kandi bizarangira neza. Victoria ati ntago narinze ukuntu kariya kazi k'ubuseriveri ugakeneye, ahari buri gihe njye mba nzi ko ibintu byose umuntu abigeraho ku buryo bworoshye cyane. Henry ati humura byiguhangayikisha, nzabona akandi kazi, kandi rwose ntukomeze kwicura urubanza wumve ko byose ari wowe wabiteye, ahubwo ahari njyewe nta mahirwe njya ngira mu buzima. Victoria atari ko uyivuga gutyo, rwose ufite impano, ufite ba sister wawe ugomba kwitaho, none dore nta n'akazi ufite. Henry ati ndaza kukabona, napurayinze mu maresitora menshi nsaba akazi k'ubuseriveri, byanze bikunze buriya bazagira aho bampamagare. Victoria yatangiye kubitekerezaho cyane kuko yumvaga Henry akeneye akazi uko byagenda kose kugira ngo yite kuri bashiki be. Atangira gutekereza ati ariko mana, Henry ukuntu afite impano, ari umusore uri smart, ufite ubwenge kandi ni n'inshuti yanjye, ndumva rwose twembi tugomba kubona ibyo dushaka. Victoria yatangiye kujya kure cyane. Henry aramukomanga ati hey Victoria umeze neza? Victoria ati mfite umupango Henry, mfite umupango watuma njyewe nawe tubona ibyo dushaka, ndumva nshaka kugufasha. Henry ati kubera icyo ushaka kumfasha? Victoria ati kubera uri inshuti yanjye kandi rwose sinshaka ko ukomeza kubaho gutya, urabizi njyewe ngomba gushyingirwa kugira ngo mbone amafaranga, rero nindamuka nyabonye ndumva byamfasha nkakora bizinesi, nawe ukaba umushefu byibuze ukabaho neza. Henry atari kurabizi neza yuko uwo mugomba gushyingiranwa utaramubona. Victoria ati nyamara arahari. Henry atari hehe se ko mu bagabo bose mwahuye nta n'umwe wari wahitamo kandi ko mbona usa rwose n'uwo bivuyemo? Victoria ati Henry wowe ndakwinginze mbabarira unyemerere iki kintu. Henry ati igiki se kandi? Victoria ati wakemera ko njyewe nawe dushyingiranwa?
Henry arikanga atuvuze ngo iki? Victoria ati ndakwinginze emera njyewe nawe dushyingiranywe. Henry ati ariko na n'ubu njyewe ntabwo ndi kubyumva, njyewe nawe dushyingiranywe? Victoria ati umupango wanjye rwose ni uwo nguwo kandi numva ugomba kuwushyigikira. Victoria ati ugomba kubyemera Henry, ugomba kwigira nk'aho ukomoka mu muryango w'abamiliyoneri, noneho mama akakwemera tugashyingiranywa, hanyuma nitumara gushyingiranywa mfungure resitora yanjye, hanyuma nguhe akazi nyine w'umushefu, ukomeze ukemure ibibazo by'umuryango wawe. Henry yakomeje kubitekerezaho, Victoria nawe akomeza kumwumvisha uburyo agomba kubyemera, nuko Henry ageze aho yemera umupango wa Victoria. Nuko ati ariko se nimbyemera ariko mama wawe ntanyemere bizagenda bite? Victoria ati ntibishoboka, mama si yakwanga ati erega uri mwiza. Henry ati koko se ubona ndi mwiza? Victoria ati nakubeshyaga ntabwo uri mwiza. Henry ati erega ubabivuze wabivuze, buriya ijambo ni irya mbere. Batangiye kumera nk'abari mu rukundo gutyo, ariko Victoria afite ubwoba bwinshi cyane, kandi birumvikana ko n'ubukwe bwabo bagombaga kubwihutisha kugira ngo Victoria abone amafaranga abone uko afasha Henry. Ku munsi wo kujyana Henry mu rugo iwabo, mama wa Victoria amubonye yarishimye cyane, ati ntago nari nzi ko rwose bizakorohera gutya, ntago nari nzi ko mu gihe gito cyane ushobora kubona umusore mwiza gutya kandi w'umukerwe. Victoria aterega mama njyewe ndarenze kandi burya ndi n'umunyamahirwe mu buzima, uyu musore rwose n'uyu nguyu nahisemo, naramukunze cyane kandi nyine avuka mu miryango y'abaherwe cyane. Mama Victoria ati uyu musore rwose ndamwemeye, mutangire mwitegura ubukwe ndabashyigikiye bana banjye. Batangiye kwitegura ubukwe gutyo. Victoria atangira gushopinga kandi agakunda kuba ari kumwe n'umuryango wa Henry cyane n'abavandimwe be, babaga bishimye baseka baganira, rwose bari umuryango wizihiwe cyane. Byahitaga ariko byibutsa Victoria ukuntu ibyo bintu barimo atari ibintu bya nyabyo, nuko agahinda kagatangira kumwica. Gusa uko byari bimeze kose byari byiza kandi bari bishimye bose. Gusa mama wa Victoria mu minsi mike yaje kureba Victoria amusanga kwa Henry yagiye kubasura, nuko bamubonye barikanga kubera ukuntu yari yaje yarakaye. Nuko atangira gutunganya Victoria ati Victoria uri umuswa, uri umukobwa mubi cyane, kubera iki wambeshye? Victoria ati inde wakubeshye se mama? Mama ati uyu musore ntago ari umukire, abayeho mu buzima bw'umwanda, nashatse umuntu umuneka mu ibanga, byose narabimenye. Rwose rero reka nkubwire waribeshye cyane, ntago nshobora kukwemerera gushyingiranwa n'umusore nk'uyu nguyu. Ese buriya kumbeshya byari ngombwa Victoria? Wabonaga ari ngombwa koko? Bashiki ba Henry bari bahagaze aho ngaho bari kumva byose, nuko Henry ahita ababwira ati nimube mwigiriye mu cyumba. Bagiye mu cyumba nuko basigarana aho ngaho bonyine. Nuko mama wa Victoria atangira no kubaza Henry atari kose ubundi aba bana bo ni bande? Victoria ati ni abavandimwe be mama, ababyeyi babo bakoze accident nuko bahita bapfira umunsi umwe. Mama Victoria biramubabaza cyane, ati ubwo rero uragira ngo uzakoresha amafaranga yacu witaho? Ibyo ntibishoboka rwose, iyi mariage ntabwo ikibaye. Victoria ati hoya mama, rwose tugomba gushyingira nk'uko byagenda kose. Mama ati warambeshye rega, uyu musore kandi yarakwize, buriya yarakuzi neza, niyo mpamvu buriya nawe yemeye yuko mushyingiranywe. Victoria ati oya mama, rwose nta nubwo ari we wigeze abinsaba, ni njye wabimwisabiye. Mama ati ibyo ntabwo bishoboka, n'iryari se wageze ubona umukobwa yisabira umuhungu ko bashyingiranywe? Victoria ati noneho njyewe rero narabikoze,
menya ko uri kumurenganya, iyi mipango yose ni iyanjye kugira ngo nshyingiranywe nawe. Nuko mama aramubwira ati menya rero ko ibyo byose wapanze bidashobora gushoboka kuko ubu byose nabitahuye. Nuko mama akomeza amutonganya ati ariko se ko nta bwenge ugira, niba koko ukeneye imitungo yawe kuki utahisemo umwe mu bagabo nari naguhaye kuri lisite koko? Victoria ati ntawe nahisemo kuko nta n'umwe numvaga nkunzi, nta n'umwe watumaga nishima. Mama we atushatse kuvuga ko uyu mutindi agushimisha? Victoria ati mama si umutindi, ni inshuti yanjye, atuma nishima, aranyumva, ni umukozi, niwe muntu utuma nseka, mba numva namarana igihe kinini rwose nawe, ndetse na famiye ye iranyishimiye cyane kandi nanjye ndabishimira. Mama we atari ko ibyo ntibihagije? Ntabwo bihagije rwose yaba yarafite n'amafaranga. Victoria ati ariko mama kubera iki amafaranga uyashyira imbere cyane? Niba ubundi dufite amafaranga kuki bo bagomba kuyagira? Urumva duhereye ku yacu bitaba bihagije? Mama we ararakara ati impamvu rwose utagira ubwenge njyewe narayiyobewe, nk'ubwo urumva ibitekerezo byawe ukuntu bimeze, ubwo nta soni? Njyewe nkeneye umugabo uzakwitaho atagendeye ku mafaranga yawe, urabyumva neza? Nabigusobanuriye kenshi, sinshaka impamvu ukomeza kugira ngo mbigusubiriremo. Rwose uyu muhungu nta kindi agukurikiyeho usibye amafaranga. Victoria akomeza kumuvugira ati Henry ntagaruka ameze mama, nkunda Henry kandi iteka aba ahari ku bwanjye, niyo mpamvu mukunda. Henry biramucanga cyane kuko ari ubwa mbere yari yumvise Victoria avuga ko amukunda. Nuko aramubaza ati none se Victoria urakomeje koko, urankunda? Victoria ati yego kandi ndagukunda cyane, iyi minsi tumaze dutegura ubukwe mba numva nishimye turi kumwe, mba numva ntashaka ko rwose byanarangira. Henry ariruhutse ati Victoria nanjye nuko niyumva. Mama we ati muceceke, ntago nzatuma biba rwose, nukomezanya n'uyu musore imitungo yawe ntayo uzabona. Victoria ati nta kibazo mama, rwose iyo mitungo uzayireke, nzashaka ubundi buryo. Mama we ati ariko se urakomeje? Victoria ati yego ndashaka rwose kuba ndi kumwe nawe, ndashaka rwose kumurana ubuzima bwanjye bwose n'umuntu nkunda. Njyewe nawe nidufatanya ntabwo tuzabura uko tubaho, tuzabana kandi tuzabaho neza, tuzabona indi nzira. Mama rwose iyo mitungo yawe ngaho yihorere, amafaranga yawe yijyanire. Mama we yahise amubwira ati njyewe ndigendeye, ngaho uguma aho ngaho ntungarukire no mu rugo. Victoria yagumye aho ngaho gutyo. Henry aramubwira ati rwose Victoria ntabwo nari nzi ko wankunda ukandutisha amafaranga. Nuko Victoria nawe aramubwira ati nanjye ntabwo nari nzi ko ushobora kunyemera nta kintu na kimwe mfite, amafaranga yanjye nagombaga guhabwa yose mama ambwiye ko nta kintu na kimwe azigeramo. Bagumye aho ngaho batangirana ubuzima, batangira kwiyubaka. Wa musaza Andrew Victoria yari yarandikiye amusaba igishoro cy'uko yamufasha agatangira resitora ye, byageze haramusubiza, nuko amafaranga arayamuhereza, batangira resitora yabo gutyo. Barakoze kuko bose rwose wabonaga bafite ubushake bwo gukora, nuko batangira kwiyubaka, resitora yabo itangira gutera imbere cyane. Mama Victoria we yari yarabihoreye burundu, adashaka no kumenya amakuru yabo, ariko amaze kubona ukuntu babayeho neza, resitora yabo rwose yarateye imbere cyane, abantu bose bayizi, yatangiye gushaka kubagarukira kuko bari bafite n'urugo rwiza cyane, bari bameze neza. Umutima watangiye kumurya, atangira kwibaza ati ese ubu ko nabihoreye nkanga kubafasha byamariye iki? Dore batangiye kwigeza heza, njyewe sinshobora no kubashyikira. Umutima watangiye kumurya, nuko umunsi umwe aza kubareba.
ati Victoria, akira imitungo yawe. Victoria yarikanze agira ngo aje kumukura mu rugo rwe kugira ngo azamushyikirize imitungo ye. Victoria aramubwira ati ariko se mama urakomeje rwose, njyewe ntago nakemera kondisiyo zawe, imitungo yawe yigumanire. Mama Victoria ati oya rwose wabikoze neza, wahisemo umugabo mwiza ugukunda kandi uzi gukora w'umuhanga cyane, mwembi murishimye, ntewe ishema namwe. Mumbabarire ko natumye munyura mu bihe bibakomereye cyane, rwose mumbabarire kubw'uburibwe nabashyizemo kubera ubujiji bwanjye. Nuko abasaba imbabazi cyane, abwira Henry ko rwose amusabye imbabazi kurusha n'abandi bantu bose kubera amagambo mabi yakomezaga amubwira. Henry aramubwira ati narakubabariye kandi urakoze kunyemera. Ibyishimo byahise biba byinshi, nuko bose barahoberana. Nuko babwira mama Victoria bati mama rwose twishimiye yuko tugarukiye, impano ikomeye cyane idasanzwe kuri twebwe ni ukugukunda mama, humura rwose turakubabariye kandi turabakunda. Nuko arababwira ati nanjye ndabakunda abana banjye bose disi, na twana dushiki twa Henry twahise tuza. Nuko barahoberana, nuko bose bamubwira yuko bamubabariye kandi ko rwose noneho bagiye gutangira kubaho bishimye banezerewe bamufite nk'umubyeyi wabo bose. Mwakoze cyane mwe mwahisemo kubana natwe. Aha niho inkuru yacu tuyisoreje, naho ubutaha mu zindi nkuru nyinshi cyane tubateganyije. Imana ibarinde, ndabakunda cyane. Njyewe mwari kumwe nitwa Neema.